ariko navuze abadahembwa wowe urahembwa. Oya navuze nicyo ndimo kugarukaho ubwo navuga nti se radio uvuga ngo kubita dore bamuhaye inkoni. So ubwo rero Emmy Uwiteka mugenga wa byose azaguhe guhirwa muri byose. Uwiteka azaguhe hungu nakobwa nk'ababyeyi bawe tuzakuba hafi, tukuri hafi kandi tuzaguhora hafi. By'umwihariko mbemereye ukwezi kwa buki i Rubavu. Nzagukunda, nzaguha ibyo umubyeyi ashoboye mu bushobozi bwanjye, icyo nzashobozwa cyose nzagikora, kandi icyo ntazashobora uzamenye yuko uzumve ko nakuzirikanye ari ukubura uko bigenza. Jossman on the beat.
bose mu gutegura. DJ turinde irungu mu gihe umukwe n'umugeni ureba injyana nziza ijyanye n'uyu mwanya. Ngaho tudutegure z'imbuto. Ngaho mutegure tuhayimana. Hari oakire ngaho mutegure neza. Mufite ubuhanga mu gutegura, abari aha nabo ni abahanga mu kwimana amashyi, muraza kunyihanganira sinzi aho tuza guhuriza ariko mufatanye byose. Day after day, you make the Monday our masterpiece. Oh my, oh my, you taking me out. Ati ngaho ducana urumuri, tubifurije urugo rwiza, muzahunga abasenya mukunda abasenga, urugo rwanyu ruzaba ipfundo ry'abapefa ruzaba isoko y'inzira nziza. Tugere n'ibingana cyo gukora mu mashyi. Agora dia 20 garoto. Itu kirani kaki bola wana kwa kirani. Babafunguye n'umutobe. Maze musangire. Wow. 우리나라 중에는 대단히 느끼는 wow. Twakomera amashyi bana kugira Imana. Kandi umugeni ubereka umunezero. Aha tuzasangira rwose. Aho unachiriwa umutobe nawe musangire naho musome urakoze cyane wa mukobwa batwaze mugari cyane cyane. DJ rakoze nyakugira Imana mubyeyi indisha ndi busaba bafata amafoto ababyeyi mu baho umwanya baganire barebana mu maso n'ibyo biryohera abakuru. Umwanya mu wanyu inshuti yawe ngamije yadusuye tuhaye ikaze muganire. Oh, in that day, I'm not
tinza kubwira ukanguka ukanguka akazu tinza kubwira unganye iki unganye nde muwezi Imana yaremye kwisima. Murakoze cyane ndabasaba nkize iminota mike cyane munega amatwi mvuge kuri ababyeyi beza bicaye ahangaha n'ababyeyi badasanzwe twese uyu munsi turabona ibyiza by'umunsi turabona ukuntu bambaye neza ariko bo bambwiranye amarangamutima menshi cyane ngo ibi byose birahangaha no kubera ababyeyi babiri ndahera kuri mama wa Gisele yambwiranye amarangamutima menshi n'ikiniga cyinshi ati uyu mubyeyi ntabwo asanzwe mama wanjye wambyaye ntabwo asanzwe ese byaturutse ku mavi yawe no gusenga kuba mama ntabwo usanzwe wanyigishije gukunda wanyigishije kubaha wambereye byinshi byiza sinzara kwibagirwa ati mama n'uyu munsi ngiye kubaka nzubaka rukomeye kuko narezwe nawe n'umumama udasanzwe ati mama ngiye gutangira urugo ariko sinzigera nsiga urukundo rwawe ati mama ntabwo usanzwe nzakumbura inama zawe nzakumbura y'amajoro twaraga tuganira nzakumbura uburyo twasangiye ubusa tugasangira ibihari n'ibidahari nzakumbura amagambo meza wambwiraga n'ayo masengesho yawe ati mama uko byagenda kose ntabwo nabasha kubona icyo nguha muri iyi si ariko ndakwifuriza ngo uzajya mu ijoro kuko niho heza numva ko habaho ati mama ndagukunda kandi nzagukunda kandi urukundo nagukundaga rugiye kwikuba kenshi kuko muzaniye n'umukwe ntabwo twavuga kuri mama ngo turangize ahubwo abaranga bamfashe duhe mama Gisele amashyi menshi Rukundo na Gisele urugo ruhire nanone ngashimira Rukundo wangiriye icyizere uhagarara mu mwanya w'ababyeyi be cyangwa w'umubyeyi we n'ibintu ngewe numva byarenze ubwenge bwanjye mu mugisha mu by'ukuri ndabarengera amarangamutima cyane nta kibazo cyabaye n'amarira y'urukundo n'imbabazi z'umubyeyi ya Emi kuva watekereza kungirira icyizere no kugira ngo uhagararire umubyeyi wawe ukubyaye w'amaraso nagira ngo nkubwire ngo kuva wabingirira icyo cyizere nabaye umubyeyi wawe nzakugira inama nzakuba hafi mu rugo rwanyu nzagukunda nzaguha ibyo umubyeyi ashoboye mu bushobozi bwanjye icyo nzashobozwa cyose nzagikora kandi icyo ntazashobora uzamenye yuko uzumve ko nakuzirikanye ari ukubura uko bigenza ndagukunda Gisele ndagukunda cyane nkimubona bwa mbere Gisele nabonye ari umukobwa mwiza ugira umutima mwiza uca bugufi numva tubonye umukobwa mwiza mu muryango Gisele turagukunda cyane nagira ngo mbifurize urugo ruhire ntabwo ndi buvuge amagambo menshi mureke wenda se n'ucukiriza ahangaha ariko hari impano nabateguriye ziriya mbuto zifite ikimenyetso ntibazinyegereze ni ikimenyetso cyo kubifuriza kubyara abahungu n'abakobwa muzagira imbuto mu nda yanyu Uwiteka azahire imirimo y'amaboko yanyu ibigega byanyu bizajya bihora byuzuye zizane yes ziraremereye ntabwo nabasha kuzifata ntacyo mu kanya turaje bafata amafoto iki ni ikimenyetso cy'urukundo ariko njye na papa wawe wanyu papa wawe Rukundo hari ibyo ari buvuge nawe tuziranyeho buriya nawe araza kugira icyo avuga
nyuma y'ibi ngibi hari ibindi cyakora uwo mugani yanakomeza akaza bikava mu nzira. Turabakunda cyane mwa bantu mwe. Umuntu nagufata akakugirira icyizere uzajya ubiha agaciro. Nabifashe numva biraremereye. Nibyo Emi mfite abana bangana nawe, nanjye narashingiye, yarafite rezo kugira ngo anyisunge mpagarare mu mwanya w'umubyeyi w'amaraso. Bivuga ngo urugo nanjye ndubatse, mfite umutware ndetse n'abana, kandi urugo rwanjye rumazemo imyaka igera muri 30. Mumpere Imana icyubahiro, abantu bubaha Imana. Nkabasaba n'Imana kugira ngo ikomeze yubakire muri ibi bihe bitoroshye. Emi, Giselle, Imana ibubakire uko yanyubakiye, izabaha abahungu n'abakobwa nk'uko nanjye yabahaye, kandi muzatunge mutunganirwe, muzahoze amata ku ruhimbi, urugo rwanyu ruzaba rugendwa. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Ndahiro Valens Papi. Emi ni umuhungu wanjye tumaranye imyaka isaga 10, by'umwihariko kuva twamenyana mu rugendo